Muraho neza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, turabasuhuje mwe mudukunda ndetse mukadukurikira hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Amazina yanjye ni Uwase Diane, ninjye tubana hano kuri channel yacu aho tubagezaho ibiganiro byiza bivuga ku mirire ndetse n'uburyo bwiza bwo kuinoza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bakunda ariko batajya bamenya neza akamaro kacyo. Cyo nta kindi ni ubuki karemano. Ese wari uzi ko ubuki bufite ubushobozi bwo gukiza indwara nyinshi ku mubiri wawe bitewe n'akamaro kabwo? Byinshi utaruzi, reka tubirebere hamwe. Ubuki si uburyohe gusa, ahubwo ni ifunguro rifite intungamubiri nyinshi bifasha umubiri mu buryo butandukanye. Rikoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Twihuse reka turebe ese ubundi ubuki bukubiyemo iki cyangwa se bugizwe n'iki. Ubuki twihuse cyane dusanga bukubiyemo isukari karemano yo tuzi nka glucose na fructose itanga imbaraga zihuse. Ubuki kandi burimo amazi make cyane. Burimo vitamine zitandukanye nka vitamine B, vitamine C n'izindi. Ubuki kandi burimo minerals urugero nk'icyuma, potassium, calcium. Ahangaha ubuki kandi dusangamo antioxidants cyangwa se bya bintu twababwiye birwanya gusaza k'umubiri, birwanya kuba umubiri wakatakwa n'uburwayi bw'umutima, umuvuduko n'ibindi. Ubuki kandi burimo enzymes zifasha igogorwa ry'ibiryo. Ibi byose nibyo bituma ubuki buza ku isonga mu kiribwa cyangwa se mu cyo kurya gikubiyemo intungamubiri nyinshi imibiri yacu ikeneye. Reka twihute turebe akamaro k'ubuki ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuki bw'umwimerere bufite akamaro gakomeye kuko bwongera ubudahangarwa bw'umubiri. Bufasha kurwanya indwara nk'ibicurane, inkorora n'izindi, cyane ko bamwe babwifashisha mu buryo ibicurane bahita babica intege bikiza, ahangaha bifashishije ubuki cyangwa se bifashijwemo n'ubuki. Ubuki bufasha mu igogorwa ry'ibiryo kuko ukiza igifu cyangiritse cyangwa se bukagabanya acidite mu gifu. Ahangaha ubuki buza ku isonga mu byatuma igogorwa ry'ibiryo cyangwa se ry'ibyo twariye rigenda neza. Ubuki kandi butanga imbaraga vuba kuko ni bwiza cyane ku bantu bakora cyane cyangwa se abana. Abantu bakora imirimo yihuse cyangwa se imirimo y'imbaraga ndetse n'abana, abangaba ubuki bubaha imbaraga vuba, bityo bigatuma buza ku isonga mu kugira akamaro kanini ku mubiri wacu. Ubuki kandi buvura inkorora n'umuhogo kuko iyo buvanze n'amazi ashyushye cyangwa se indimu buraruhura cyane cyangwa se bufasha kukuba bwaca intege iyi nkorora n'ibicurane. Ubuki kandi nanone ntabwo twakwibagirwa ko ari bwiza cyane ku ruhu kuko bukoreshwa mu maso. Hari abantu bajya babusiga ku ruhu, ahangaha bigatuma uruhu rukayangana kandi rukarushaho gusa neza. Aka ni akamaro k'ubuki twari turimo tubabwira, ariko tubibutsa ko ari akamaro k'ubuki bw'umwimerere. Ahangaha wakwibaza ngo ese umuntu yemerewe kurya ubuki ingano ashaka igihe ashakiye? Byinshi ku kuba warya ubuki, reka turebe icyitonderwa. Ahangaha ni ukwirinda ubuki buba bwavanzwe n'amazi cyangwa se isukari. Ahangaha nta kamaro bugira gahagije cyane ko buba bwavanzwemo ibindi bintu butakiri ubuki bw'umwimerere. Ibi ngibi ukwiye kubyitondera cyane ko hari abantu baba babucuruza cyangwa se baba babutanga ariko bwavanzwemo ibindi bintu. Ahangaha ntabwo za ntungamubiri zose tukubwiye ariko uzazibona. Kuri screen turi kugenda tubereka amafoto agaragaza ubuki bw'umwimerere uko buba busa. Abana bari munsi y'umwaka ntibemererwa ubuki. Ahangaha mubyeyi ukwiye kwirinda guha umwana uri munsi y'umwaka ubuki. Tugana ku musozo, muri rusange ubuki ni kimwe mu biribwa by'agaciro kanini ku buzima bwacu. Iyo ari ubuki bw'umwimerere bushobora kugufasha kurwanya indwara, kongera imbaraga no gutuma umubiri ukora neza, kuba bwatuma uruhu rusa neza ndetse bikaba byatuma n'igogorwa ry'ibiryo rigenda neza. Ibi byose iyo bigize umusaruro mwiza urushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ntabwo wemerewe kurya ubuki bwinshi
kuko murabizi neza ko ibintu byose iyo bitakoreshejwe neza cyangwa se iyo bikoreshejwe ku rugero rwo hejuru bishobora kugira ingaruka mbi zitari zo twifuza. Ni byiza guhitamo ubuki bwizewe kandi butavangiye kugira ngo tubone akamaro kabwo kose. Turabashishikariza kurya ubuki, turashishikariza kubukoresha igihe warwaye ibicurane, ushobora kubuvanga n'utuzi dushyushye ugakamuriramo amazi y'indimu, ahangaha ukanywa bikaba byagufasha kukuba inkorora cyangwa se ibicurane bitararenga urugero bikira, ndetse no mu muhogo hakarushaho kumererwa neza. Ubuki ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, bufite akamaro kenshi, buvura indwara nyinshi zitandukanye, ariko by'umwihariko izi ntungamubiri tukubwiye umubiri wawe uzazakira neza nukoresha ubuki bw'umwimerere. Turabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiye ndetse muduteze amatwi, kandi tubararikira gukora subscribe bantu bacu. Turifuza ko mukora subscribe kugira ngo murusheho kuganira natwe binyuze mu kuba mwasangiza izi video bagenzi banyu, mu kuba abantu bose barushaho kumenya ibyiza n'akamaro k'ibiribwa tubabwira hano kuri Isange TV Show. Ntimugende mutarebye video yose ngo irangire, cyane ko ibyiza urushaho kubisobanukirwa iyo umaze kureba video ikarangira. Ikindi kandi siga like ndetse unandike comment utubwire igitekerezo cyawe, udusangize ndetse n'inyunganizi iremewe hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Tubifurije amahoro y'Imana. Ciao ciao.